ibi biba niba nkora kubi abandi nkabasengera bigashoboka kuki umwana wanjye bitashoboka. Haleluya. Nakomeje no kugira ibyo byiringiro, umwana nkajya mujyana tugasenga, twaba turi umugabo tugasenga. Umva umwana yaje kugendera ku mbago, ndabyibuka umunsi umwe yagize agahinda n'umubabaro, arambwira ngo ariko ma nzahora ngendera ku mbago abandi bana ntibazajya banseka, nanjye natekereza ukuntu azajya kwiga n'imbago akagaruka n'imbago, kandi buriya aho yigaga byari ikibazo gikomeye. Nanjye nkumva agahinda karabishe, nkamubwira ngo mwana wanjye humura uzakira. Ariko ni ukuri nabonye ukuboko kw'Imana. Mu minsi mikeya, mu mezi atarenze nk'abiri atatu, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Mbona umwana arambwira ati noneho ndumva ngewe imbago nazishyira hasi nkabasha kugenda. Umwana rero uko twakomezaga gusenga niko igufa ryagendaga risa naho ryegerana. Twasenga ndetse umunsi umwe ndabyibuka Imana yarambwiye ngo ikuye urunyo mu igufa rye, byanze bikunze hari harageze mu runyo. Imana ikambwira ngo nkuyemo urunyo. Rero nangira kugira ibyiringiro no kwizera, ndavuga ngo rwa runyo rwatumaga amagufa ashenya ruvuyemo gukira kurahari. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo nubona abaganga bananiwe bakubwira nawe nta bushobozi ufite, ujya wizera Imana. Natekerezaga miliyoni 2 ahantu uzazikura bikanyobera, nareba kujya kubwira abavandimwe n'ibiki nabyo bikanyobera. Nta muntu wabasha kubona miliyoni 2, ariko Imana yatanze ibirenze miliyoni 2. Ubu umwana yaje kugera aho rero, mbona umwana atangiye gukina n'abandi bana, mbona umwana akina umupira, mbona umwana yambaga ayishyira hasi, n'uyu munsi wa none abasha no kwirukanka. Icyo ni igihamya uko mumureba ahangaha, nawe hamwe no gusenga ni ukuri Imana yarakoze. Namwe mujye mwizera Imana, ntugire ubwoba. Iby'abana b'abantu bidashoboka ku Mana birashoboka, iby'abana b'abantu badashoboye ku Mana irabishobora. Imana yahabwa icyubahiro. Nese ikintu nibaza ni kimwe, bakimara kubabwira ko babaciye miliyoni 2, yego, ese ari abantu mwabigeze musaba ubutabazi? Twagize tubona ku mbuga nkoranyambaga umugabo bita Theogene, abantu benshi baramuzi. Umugore yaragize ikibazo cyo kurwara impyiko, abura ubushobozi kwa muganga, ariko yagiye yitabaza abantu benshi cyane baramufasha. Mwebwe ari umuntu mwaba mwarigeze mwitabaza wenda bikanga, cyangwa wenda bikaba byaranze ariko ari abantu mwitabaje? Rwose nta muntu Uwiteka wenyine, nk'uko Yuba avuga ngo nzi ko ushoboye byose. Nta muntu, nta muvandimwe, nta nshuti, ni Imana yonyine gusa niyo nayisabye ubufasha. Imana yampaye ubufasha, nabonye Imana n'ukuri kwiyerana. Ibi bintu ari gihe tubibwira abantu bakagira ngo ni igipindi. Ndashaka ko Samuel ahaguruka agahagarara neza tukareba mu mwatsi zo mbago. Tera akaguru turebe. Tera akaguru mwana. Tera kandi. Urabona ko rwose umwana yabaye muzima. Imana irakora. Hari igihe batubwira ngo Imana ikora ibitangaza tukabihakana, ariko nanjye ibi binyemeje ko Imana ikora. Njya nkunda kubona abantu benshi barwara uburwayi ukabona bagezeho birarangira birakomeye, ariko ndagira nkubwire nawe ukurikiye ubuhamya bw'uyu mwana wakagize kwizera, kubera ko ibi nibyo bigaragaza ko Imana ishoboye. Uyu mwana ureba gutya ntasanzwe. Namubajije ikibazo, ndamubaza ikintu kijya gituma abo wa mbere ku ishuri, uyibona gutya ariga akaba wa mbere. Ni iki kijya kigufasha Samuel kugira ngo wige ubone amanota meza kandi utiga no kwishimira kubana namwe bakunzi ba Shenge TV. Hano twazanye umwana mutoya na mama wiwe bafite ubuhamya bukomeye cyane. Uyu mwana mureba gutya yagize ikibazo cy'igufa, hariya ngo ryari ryaravunitse. Bamujyana kwa muganga i Kanombe kumubaga, babaca miliyoni zigeze muri zingahe? Babaciye miliyoni 2. Muri miliyoni 2 nta bushobozi bari bafite, ariko bageraho nyine ubushobozi bubuze, babacyura mu rugo, bababwira ko bazabasha gushaka amafaranga bakagaruka, uyu mwana bakamubaga mureba witwa Samuel. Murareba izo mbagara zifite, murareba iyo bayita gute harya? Ni pareye. Nuko ikibazo yari afite, yegereza hano kuri kamera kugira abakunzi bayirebe. Gufata ibumoso nibyo byagize ikibazo, biracomoka, hanyuma batubwira ko ngo byananize. Ndebe hano bayirebe, imba igaragara hano neza, sinzi hano nabonye igaragara neza.
ntabwo bibasha kugaragara neza, ariko ababimenyereye murabizi akira. None afite ubuhamya bukomeye cyane, ari kumwe na mama we. Nanjye ni ibintu byantangaje cyane. Uyu mwana mubona yagenderaga mu mbago, bereka izo mbago igeze hano imbere. Uyu mwana mureba yagenderaga mu mbago, ariko ubu tuvugana aka kanya natangaye. Ngiye ndabona nta mbago agenderamo, izi mbago bazizanye bazikuye ahantu yarari, kandi yagenderaga mu mbago. Mbabazi igihe bagire kwa muganga, bambwira ko batigeze bajya kwa muganga, bagiye kubona babona umwana imbago ari kugenda akira, imbagara zirambika hasi. Ariko mama we ni umunyamasengesho, yaranamusengeraga n'abandi bakamusengera. None ndagira umubwira abakunzi ba Shenge TV, byagenze gute kugira umuntu ntabwo twiyumvisha ukuntu umuntu akira. Bari bagiye kumubaga bakamujyana mu rugo, umwana ari mu mbago, imbaga abatazikizigenderamo, akaba akina nk'abandi bana, agakina n'umupira mutarigeze. Ese ari ahandi mwagiye kumuvuza, byagenze gute? Yego, murakoze cyane. Ndi mama Samweli, yitwa Samweli. Umwana yari amaranye igihe uburwayi, yaravunitse tutanabizi. Twaje kumujyana kwa muganga rero, twageze Kacyiru, twagiye ku Nkuru Nziza, twageze Kanombe, birakomera cyane, natwe twari twarihebye. Tugezeyo rero, uko bagenda bamucisha mu byuma, baratubwira ngo igufa ryaravunitse ndetse riranashenya. Ubwo rero muri uko gushenya batwandikira urwandiko rwa miliyoni 2 kugira ngo bazabashe kumubaga. Icyo gihe rero nta bushobozi twari dufite, ariko twagize kwizera Imana. Turavuga ngo Imana tuzi ko ishobora byose. Nari narabonye Imana ikora imirimo, nari narabonye Imana ikoresha abakozi b'Imana benshi, nanjye mbarimo, nkakora ku barwayi bagakira, nkakora ku bafite ibibazo bikarangira. Ndavuga ngo Mana, niba ari wowe koko watumye ibi biba, niba nkora abandi nkabasengera bigashoboka, kuki umwana wanjye bitashoboka? Haleluya. Nakomeje no kugira ibyo byiringiro. Umwana nkajya mujyana tugasenga, twaba turi umugabo tugasenga. Umva umwana yaje kugendera ku mbago, ndabyibuka umunsi umwe yagize agahinda n'umubabaro, arambwira ngo ariko ma, nzahora ngendera ku mbago, abandi bana ntibazajya banseka. Nanjye natekereza ukuntu azajya kwiga n'imbago, akagaruka n'imbago, kandi buriya aho yigaga byari ikibazo gikomeye. Nanjye nkumva agahinda karabishe, nkamubwira ngo mwana wanjye humura uzakira. Ariko ni ukuri nabonye ukuboko kw'Imana. Mu minsi mikeya, mu mezi atarenze nk'2-3, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Mbona umwana arambwira ati noneho ndumva ngewe imbago nazishyira hasi nkabasha kugenda. Umwana rero uko twakomezaga gusenga, niko igufa ryagendaga risa naho ryegerana. Twasenga ndetse umunsi umwe ndabyibuka Imana yarambwiye ngo ikuye urunyo mu igufa rye. Byanze bikunze hari harageze mu runyo. Imana ikambwira ngo nkuyemo urunyo rero. Nangira kugira ibyiringiro no kwizera, ndabangubwa rwa runyo rwatumaga amagufa ashenya ruvuyemo gukira kurahari. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo nubona abaganga bananiwe bakubwira nawe nta bushobozi ufite, ujya wizera Imana. Natekerezaga miliyoni 2 ahantu uzazikura bikanyobera. Nareba kujya kubwira abavandimwe n'ibiki, nabyo bikanyobera. Nta muntu wabasha kubona miliyoni 2, ariko Imana yatanze ibirenze miliyoni 2. Ubu umwana yaje kugera aho rero, mbona umwana atangiye gukina n'abandi bana, mbona umwana akina umupira, mbona umwana yambaga ayishyira hasi. N'uyu munsi wa none abasha no kwiruka. Icyo ni igihamya uko mumureba ahangaha, nawe hamwe no gusenga. Ni ukuri Imana yarakoze, namwe mujye mwizera Imana. Ntugire ubwoba, iby'abana b'abantu bidashoboka ku Mana birashoboka, iby'abana b'abantu badashoboye ku Mana irabishobora. Imana yahabwa icyubahiro. Nese ikintu nibaza ni kimwe, bakimara kubabwira ko babaciye miliyoni 2, yego, ese ari abantu mwabigeze musaba ubutabazi? Twagize tubona ku mbuga nkoranyambaga umugabo bita Theogene, abantu benshi baramuzi. Umugore yaragize ikibazo cyo kurwara impyiko, abura ubushobozi kwa muganga, ariko yagiye yitabaza abantu benshi cyane baramufasha. Mwebwe ari umuntu mwaba mwarigeze mwitabaza wenda bikanga, cyangwa wenda bikaba byaranze ariko ari abantu mwitabaje? Rwose nta muntu Uwiteka wenyine, nk'uko yubavuga ngo nzi ko ushoboye byose. Nta muntu, nta muvandimwe, nta nshuti,
ni Imana yonyine gusa niyo nayisabye ubufasha, Imana yampaye ubufasha, nabonye Imana ni ukuri kwiyera. Ibi bintu ari igihe tubibwira abantu bakagira ngo ni igipindi. Ndashaka ko Samuel ahaguruka agahagarara neza tukareba mu mwatsi izo mbago. Tera akaguru turebe. Tera akaguru mwana. Tera kandi. Urabona ko rwose umwana yabaye muzima, Imana irakora. Hari igihe batubwira ngo Imana ikora ibitangaza tukabihakana, ariko nanjye ibi binyemeje ko Imana ikora. Njya nkunda kubona abantu benshi barwara uburwayi ukabona bagezeho birarangikana birakomeye, ariko ndagira nkubwire nawe ukurikiye ubuhamya bw'uyu mwana wakagize kwizera, kubera ko ibi nibyo bigaragaza ko Imana ishoboye. Uyu mwana ureba gutya ntasanzwe. Namubajije ikibazo, ndamubaza ikintu kijya gituma aba uwa mbere ku ishuri, uyibona gutya ariga akaba uwa mbere. Ni iki kijya kigufasha Samuel kugira ngo wige ubone amanota meza kandi utiga no muri prive wiga muri leta? Ni iki kigufasha? Abantu benshi tubona bajya muri leta tukabona ntibabona amanota, abana bakabimura bakabajyana muri prive. We ni iki kigufasha kugira ngo ugire amanota meza? Byose mbifashwamo na Yesu. Amen. Murumva rero ko uyu mwana Imana ijya gukora ibitangaza, ifite ahihera. Nibyo nawe nkubwira ngo nawe ujye wizera Kristo, kuko urumva nawe ntabwo yirata ubuhanga bwe, ntabwo yirata kuko ubona ari bogari, ahubwo avuze ko byose abishozwamo na Yesu. Haleluya. Mwebwe mudukurikiye kuri Shenge TV, ndagira mbabwire ngo namwe mugire kwizera. Ahari ari uburwayi nawe waba ufite ukaba warihebye kwa muganga, ubundi ari abantu usaba bararwaye bakajya kwa muganga bikanga bakabasubiza mu rugo, ariko ndagira nkubwire ngo ibi byakaguha ibyiringiro byo kwizera, kugira ngo bikakwizeza ko nawe ubwo burwayi bwawe bwagira ate bwakira. Icyo musabwa nuko mwakwizera Yesu. None kugeza aya magingo aya, urumva mu mubiri wawe umeze gute? Ndumva ameze neza cyane. Ubu ugiye mu kibuga wabasha gukina? Ntabibasha. Ubutaniza n'umupira uzawukina? Zawukina. Bakunzi ba Shenge TV, arabitwemereye mu kiganiro gitaha tuzabashiriraho ari gukina agapira, mu murebe uburyo azaba ari kugakina, namwe murebe kuntu Imana ikora. N'ubwa mbere numvishe sinanizi ko umuntu yajya kwa muganga bagiye kumubaga amagufwa akabura amafaranga yo kwishyura, bakamucyura mu rugo, umuntu ukabona imbago yarazirambitse. Ubizi imbago barazibitse, umwana nta kibazo ameze neza, arashima Imana. Muze twiringire Yesu, Imana ishimwe. Turabashimiye cyane. Yego natwe turabashimiye, Imana ihumugisha. Yego. Turabifuriza kuzongera mukagaruka mugatanga ubuhamya, mukabwira ndashaka ko nzagaruka ari gukina n'umupira agaragaza ibintu uko byagenze, abantu babone ko ibyo turi kuvuga ari nyabyo. Imana ibahe umugisha. Shalom. Murakoze.